Kenya mwaka mwabuke Ukiga hongera inyanuka Ukiga hongera inamutinde Ukiga Ya banje kubasuhuza cyane mwe mbona muri mu ntebe za VIP nizere ko no kwikofa kugira ngo mbibone neza ko no kwikofi hari ukuntu ameze nyine muri bosi mwabanza mukangira ngabona uko subira mu majyepfo meze neza nyine nanjye ngaragara nk'umuntu uvuye hano nta ubundi nahita mu ba diaspora kuko kuva hariya mu majyepfo nkagera ahangaha mu ntara nabyo ni ikintu biri hejuru ntabwo ari bya bindi biciriye ariko menya mukennye mugurire n'akamikoromani iki kintu mwambaye se ubu ni igiki kindamenya ari igiki se sekamani uri kumbwira uri negeze ku iki kintu iki ni iyi ni mikoro merci ese ubwo ni merci ni Melissa ninde ko ari Melissa ntumve nabi gusa nyine ni za mvugo z'abanyacyaro z'umunyacyaro nako ni njye umunyacyaro ndabyumva nabi gusa nubwo uyu munsi mwambwiye ngo nze mbatemo story ariko nta story ifite niya wa mutipe yongeye guhatamo akantu ariko reka mbyihore ngo nkababwira nuko muri guseka nta n'ikintu mwarimu habyire se muraza kuntama agakina ni muri Genesis Comedy Show ese ariko ucyumva Genesis umva uko hazamo abantu nyine b'abajene nuko nduzi abenshi ndi kwiboneramo ni abapapa twavuga abariya mbona hari ni abapapa igihe kimwe twari turi muri bisi twari turi kugenda nari ndi kuva hariya hariya mu karere ka ndakibagiwe nyibutse uvuze mu kahe karere nakavuze mwitonde guseka Nyarugenge ni akarere tureka tubyihorere dukomeze kuri story yacu ndi mu modoka hiryanjye hari yicaye umusore nawe akaba yicaranye n'umukobwa ufite nyashi cyane big nyashi w'inzobe
uwo musore akajya areba uwo mukobwa uburyo ari kugenda acatinga kuri simati, ntangije akamwitegereza cyane. Akamwitegereza cyane, akomeza amureba cyane, akamureba, ubundi akamwihora akamuca amazi. Arangije aza kwigira inama, afata telefone ye, nako ni nkaho itari na telefoni, aba ashyize ku gutwi. Gushyira ku gutwi yarahamagaye, arangije aravuga ati niko shaka akamyonge se ati Dubai bamaze kwipakira, ati ntabwo uraza ati Dubai se mumeze mute, ati byagenze neza, ibicuruzwa byose biri kuboneka neza. Ubwo yabivugaga agira ngo yiyemeye ko uwo mukobwa arangije kuba bari kumwe n'iyo bisi imwe, zino zashira umuteto. Nanjye nari ndi uruhande rwe neza, arangije aravuga ati tishati ati imodoka yanjye yapfiriyeho, ati gusa nyine hamagara Kadogo anzanire iyindi modoka, ati kuko iyi modoka ati byashira umuteto nawe arabizi. Ati kiri kumvuna cyane, ati ngira nyohereze iyindi modoka. Kandi uko amubwira, iyo telefone ari kuvugiraho yari imeze ite, batiri yari yavuye. Yemeraho ngo ari guhamagara ngo afite amamodoka ngo ibiki n'ibiki, kandi muri icyo gihe abimubwiramo batiri yagize ute, yamaze kugwa hasi. Igihe yari kwiyemera ko uwo mukobwa, atungurwa no kumva amubwiye ngo fata batiri yawe musore, dore uri kuvugira kuri telefone itarimo batiri. Mwitonde guseka. Umusore yahise agwa mu kimwaro, arangije aravuga ati yifata ku munwa. Asanga iki? Asanga bya bindi byose yari ari kwikora ntacyo bimugejejeho. Asanga yari ari kwiyemera abeshya, asanga uwo yari kwiyemeraho byamutahuye. Nyine akorwa n'isoni. Wewe musore, wowe ntabwo byarigeze kukubaho nawe, ntabwo byigeze kukubaho. Abapapa bari hano muri Jenizi batubwiye. Ntabwo byarigeze kubaho, cyangwa uwo mvuga wasanga narimo ko ntawamenya se. Ntawamenya. Igihe kimwe kera cyane, navuga imbere y'ubukorone, ngiye kubatamo sitori ya padiri, noneho ukuntu byaje kugenda ubwo twari turi ahantu muri kiliziya rwose, padiri akaza kudutamo. Twari turi muri kiliziya, padiri ari kuri aritari, nuko padiri baratubwiye ati ubu ngubu natwe noneho abazungu baje kutuzanira akantu gashya
kandi kameze neza. Ati ubu ngubu noneho baje kutuzana imyenda tuzajya twambarira hehe imbere y'ibi bikanzu. Arangije ntumbaze icyaje gukurikira. Mwitonde guseka, mwe muretse guseka. Muraseka n'icyo mutarumva. Icyaje gukurikira ni iki? Yaje kutubwira ati reka mbereke utwenda dushyashya batuzaniye tuzajya twambarira imbere y'ikanzu. Arangije ajya imbere ya ritari, amura ya kanzu ye arazamura gutya, arangije aratwereka azi ikizamura, kumbi ya myenda bari babahaye kwambara imbere yari yayibagiwe. Arangije aba aradukasije nyine, aradukasiza. Nuko abari bari ku ntebe z'imbere twese tuba turamwegereye, turamubwira ati oya pade, tuwidukasiza. Tugiye babahaye niyo ngiyo tubonye, tiyo ngiyo ko twese uko turi hasi ntawe utayifite. Niyo myenda uri kutugira babazaniye. Kumva ubwo padiri uko yazamuraga ubundi yari yayibagiwe, kubera yamenyereye kwiyambarira ntayo yambaye, yari yambaye bisanzwe aba yabyibagiwe. Arangije arazamura guka imbere kuri aritari kutwereka imyenda babahaye. Waraye rwose byaradutunguye, amaniga yose yarahari. Abarumva baravuga ati mbega padiri, ati umupadiri we nakasa mutwe waraye. Byaradutunguye cyane, gusa mwe muretse guseka mwana. Muraseka se mwanyishyuye? Kwirirwa mbatamo sitori za danje gusa mutananyishyuye. Ubu ngubu ndaza gusubira mu majyepfo uko nakaje. Ndebe ndisiga amavuta ntapfa. Kandi mwe ndi kubona muri kuyaga mani, kuki muri guseka mani? Yo maniga nawe ndakubona umeze utese. Indirimbo yawe narayibonye ejo bundi wadutayemo waraye. Gusa nanjye ufite indirimbo mani, nabyemera gute se mutarayumva? Dije zamuye ingoma twumve. Ndabakunda reka nisubire mu majyepfo wabishinga yayatamoto. Urakoze cyane. Umugenya mwaka mwabuwe Ukeka wongera inyanuka Abukeka wongera inyamuka